bakunzi ba Rwanda Gospel TV nana turagarutse muri studio turashima Imana yabarinze natwe kongera kuturinda tunejejwe no kugaruka imbere yayo reka tujye dusenga Imana Data mu izina rya Yesu Mana nkuru kandi Imana ikomeye turagushimira none tuje imbere y'amaso yawe none Mwami tuguhaye ikaze ngo uzubane natwe utugirire neza utwambike imbaraga zawe dushobotse kandi turwanire muri byose Mwami w'abami Data mu izina rya Yesu rengera wese Mwami wanjye uteze amatwi Mwami wanjye ijambo ryawe umugirire neza umugisha uri kugenda usendereye Mana urira umuhoze urwaye umukize watawe Mwami wongeye kumugarura imbere yawe Mwami w'abami watakaje ibyiringiro wongeye kumusubizamo ibyiringiro kuko ni umwana w'ibyiringiro Mwami rero turagushimye ngo ukomeze kubana natwe kandi tugirire neza Mwami ijambo tugiye gusangira ndakwinginga ariko mu mitima yacu indi imitima yacu indi imitima y'abatwumva Mwami natwe ubwacu tugira akamaro tube kuri tujye ku rundi rwego urakoze Mwami ishimwe n'iteka bibyawe mu izina rya Yesu amen Turashimana rero nanone uyu munsi Imana tugirire neza ituma kugaruka imbere yayo turashimana ko yaturinze ijoro ryose uyu munsi wa none twaturi bazima ndetse n'umunsi wose rero uriho ugihumeka muri byose ushima Imana izashimwe cyane rero uyu ni umunsi wa 35 turi imbere y'Imana mu minsi 40 tuzi ku munsi wa 35 turashimana idushoboje mu minsi itambutse Imana ihabwa icyubahiro kubw'imbaraga kubw'amaboko kubwo icyubahiro kubwa icyo cyose kubw'amafaranga ahubwo n'ubuntu bwayo gusa rero turashimana kubw'ibyo ngibyo Imana ihabwa icyubahiro nawe washoboye kuyasenga Imana igumugisha ntabwo byoroshye ku imbere y'Imana ariko birakwiriye aho ku imbere y'Imana uhura n'intambara nyinshi zigusubiza inyuma ziguca intege ariko hari Imana mu ijuru hari Imana dusenga kandi Imana ikomeye kandi Imana itakirwamana niyo mpamvu tuvuga ngo ukomere niba wagiye imbere y'Imana iminsi 40 byanga bikunda ntabwo izagusezerera gusa ntabwo uzava mu masengesho nkuko waje byanga bikunda hari guhinduka hari gutabarwa n'Imana hari gushoborwa n'Imana iyo tugira imbere y'Imana dusenga nubwo Satani atabyishimira ahagurutse intambara hirya no hino ariko ndakubwiza ukuri iyo ukomeje gusenga kwinginga Imana ntabwo Imana igutererana ntabwo Imana ikureka ntabwo Imana irakumva Yesu ashimwe cyane tubona umunsi umwe iyo dusomye ibyanditswe byera Hezekiya yagiye imbere y'Imana yagiye imbere yumvise inkuru zimuca umugongo ngo umuhanuzi mu by'ukuri byari ijambo ry'Imana ry'ukuri ku bahanuzi wenda rimwe na rimwe b'igihe babeshya ariko we ngo yatumye umuhanuzi ngo aramubwira ati rero genda utegeka iby'inzu yawe tegeka iby'inzu yawe umuhanuzi yamusanze iwawe ngo ategeka iby'inzu yawe kuko ugiye gutanga mu by'ukuri byari ibyo ryari ijambo rivuye ku Mana ariko birivuga ngo iki biravuga ngo aranje arahindukira Hezekiya umwanya ngo senga Imana ngo atangiye gutakamba bati Mana hari ntabwo ibintu nagatunganyije hari ibintu nifuza gukomeza hari ibintu mvaga muri ngiye bidakwiriye ariko bidatunganye ariko bivuga ko yabwiwe n'Imana Yesu ashimwe cyane yabwiwe n'Imana iryo jambo bivuga ngo arahindukira atangira gusenga Imana atangira kwinginga Imana atangira kubwira Imana byose biri ku mutima we Imana bira ngo ivuga ngo iki ahantu hanezeza ngo umuntu utagira mu murwa Yesu ashimwe cyane mpamwe ngo subirayo kuko nubishe gusenga kwande kwa Hezekiya rero uyu munsi wa none gusenga kwawe gusenga usindira imbere y'Imana nawe ujye gupfa gusa Yesu ashimwe cyane byanga bikunda hari icyo Imana ishobora gukora hari icyo Imana igomba gukora Imana yacu yashoboye Imana yacu ntabwo inanirwa umunsi ku munsi irashoboye Yesu ashimwe cyane haleluya birangije etubwira rero ko umukozi w'Imana Hezekiya tugiye mu byo tukajya Neste tonige Abayuda batangiye gutotezwa biravuga ngo igihe kiragera Hamani abati ko bimeze kose kuva kumanika Moridekayi akajya ku giti ntabwo uzahwema sinzatuza uyu Muyuda uri ku irembo namumanika ku giti biranje ivuga ngo iki ngo Hezekiya Hamani ajya gusaba umwami wa Suresi kugira ngo amanike Abayuda kuko batamukundaga batamufukamiraga Yesu ashimwe cyane haleluya ariko Abayuda banje ngo bajya imbere y'Imana barasenga iminsi 3 bayiriza batakamba bati Mana turengere biravuga ngo birahinduka Yesu ashimwe cyane haleluya reka dusome cyangwa muri Esteri aho byaje guhinduka kubera gusenga
Imana ishimwe cyane kubera gusenga byaje guhinduka uyu munsi wa none rero nahurura uwo munsi basenze ntabwo bashubijwe umunsi wa kabiri basenga ntabwo bashubijwe umunsi wa gatatu ariko igihe cyageze kugenda birahinduka Yesu ashimwe cyane tutumye muri Esiteri ibice 9 tuya ku murongo wa mbere cyangwa twamagambo ravuga ngo abayuda bica abanzi babo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kitwa Adari itegeko n'iteka ry'umwami byendaga gusohozwa mu uwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha ariko birahinduka abayuda bariho babagiraho ububasha bagira ububasha ku banzi babo Yesu ashimwe cyane we nubwo narekera aho ngaho cyose bakomeza kwisomera iki cyanditswe igice cyose uwo munsi wa 12 ngo barangije ngo abayuda bibwiraga yuko bagiye kugira ububasha abanzi b'abayuda bivuga ko bagiye kubagira ububasha ariko birahinduka Yesu ashimwe cyane haleluya ngo ariko birahinduka abayuda bari bagiye ububasha abanzi babo ariko babwira ikintu kimwe mwibuka neza yuko bana abayuda barabasuhuke mu gihugu kitari cyabo bari impunzi Yesu ashimwe umunyarwanda wese utarahunze sinzi ko n'utaravuye mu gihugu ariko yagizweho n'ingaruka Yesu ashimwe cyane gunga si byiza gunga y'abazima imitima y'impunzi runaka yari yose upfa kuba mu gihugu kitari cyawe nta burenganzira busese bufite Yesu ashimwe ariko birangiye ngo Hamani we umugambi yari afite no gutsemba abayuda ntabwo ashaka kwica nibona Moridekayi ngo birangire aho ngaho ashaka gutsemba izina abayuda yose rikarangira haleluya ariko Moridekayi na Esiteri n'abandi bandi bafite ibanga itamenywa na mwe wese ntabwo risohokana ngo umuntu abone ko hari ibanga ufite runaka abone ko usenga ntabwo wagenda hanze rimwe na rimwe hari n'ukureba akakwibeshyaho haleluya hari ukureba kwibeshya ariko hari Imana Bibiliya avuga ngo aranje Moridekayi ngo aranje tuma kwa Esiteri wibuka ko na Esiteri yari mwamikazi kandi yari umunyagano ariko ibi byose Imana ibikasoringa kubera gusenga kwawe Yesu ashimwe cyane haleluya byari ngombwa kubaho kandi ari ngombwa bifite impamvu yo kubaho bifite hari itegeko ribihamya Yesu ashimwe cyane haleluya yugira imbere y'Imana hari itegeko ripfa kugira ngo wakire igisezerano y'Imana yugira imbere y'Imana hari itegeko risibanga hari itegeko rikasoringwa kugira ngo umugambi w'Imana usobe ku bugingo bwawe haleluya yugira imbere y'Imana hari ukubaho kw'Imana kuza ku bugingo bwawe bya bindi bakwaturiyeho yakandi yagukurikiranaga iwanyu uko akundi wanyu babayeho siko ugomba kubaho uko ugiye imbere y'Imana Imana ikabikasoringa hakaboneka ubwiza bw'Imana kubaho kw'Imana birambwa neza mu gice ngo nuko uwo munsi ayo matariki bavuze hejuru ngo itegeko ry'umwami genda kugira gusohozwa itegeko ntarindi no kwica abado bakabatsemba Imana ishimwe cyane noneho ngo bari bazi neza ko rigiye gusohozwa ryari rigiye nta nubwo ryari ritinze oya bivuga ngo ryari rigiye gusohozwa Yesu ashimwe cyane biravuga ngo arangije ngo abanzi b'abayuda ngo bibwiraga yuko bagiye kugiraho ubasha ku bayuda haleluya muyandi magambo byari byarangiye nayindi kuko na senyite y'umwami yamaze kugerwaho umva n'impeta y'izahabu yamaze kuyitanga buri kimwe cyose yamaze kuyitanga hasigaye umunsi hasigaye isaha hasigaye umunota hasigaye akanya gato gusa kugira ngo abayuda bose batsembwe haleluya ariko bibuke nuko byagiraga gutyo abayuda bari barasenze abayuda bagiye imbere y'Imana bari baretse ibyo kurya ariko umuntu kureka ibyo kurya suko batabifite biba bihari Yesu ashimwe cyane haleluya ariko ngo itegeko ry'umwami ryagiye gusohora byari bigiye kurangira ariko hari ahantu bari barajya abayuda hari ahantu barinjiye ahantu binjiye hari kuba kw'Imana bari bagize hari ahantu bari bagiye kuvoma Yesu ashimwe cyane bamaze bese ijambo ngo kwambara imbaraga z'ikindi gihazi n'imbaraga bamaze kwambara aho ngaho aho ni hahandi Daniel yabwiye abagenzi be batatu batumuze tujye gusenga nubwo dushyira muri aba ngaba ariko ntabwo dushobora kwandusha iby'ubwoko by'umwami tugomba twebwe kunywa amazi y'ibishyimbo nubwo inkone zabarindaga ngo ya ibi ntabwo byashoboka abandi banywa byiza barya byiza mwamukanywa amazi y'ibishyimbo gusa ariko ngo Daniel araje bati ibyo birahagije twemerere gusa tugerageza iminsi 3
Yesu ashimwe cyane. Tugeze iminsi itatu maze n'ubanza turebe biba ngo iminsi turangiye basanga abadanye n'abana beza cyane baruta abandi bose n'abagabo beza barasa neza kuruta abandi bose ariko nta yindi mpamvu suko bagiraga neza suko ahubwo ahantu bacometse. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero iyo ubaye imbere y'Imana ugasenga ntabwo birangirira aho ngaho, ntabwo birangirira aho ngaho. Hari ukundi kubaho kw'Imana, handi mavuta, hari izindi imbaraga, hari ubundi bubasha ukura imbere y'Umwami Imana, hari ukundi kubaho abantu bagutekerezaho ariko byanga bikunda kuko wabaye imbere y'Imana, Imana igahindura ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero nshuti yanjye wabaye muri amasengesho, wakomeje gusenga, wakomeje kuba imbere y'Imana, humura itegeko ry'Umwami ryagiye gusohora. Birashoboka ko nawe itegeko rigenda gusohoreraho. Hari itegeko ryo guteza cyamunara ryagiye gusohora. Guteza cyamunara ibyawe. Hari ubukundi bwawe bukunaniye byawe bigiye kurangiraho, hari bagiye kujugunya ibintu hanze ibyawe. Ariko nubwo byayimeze gutyo niba warabaye imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Usenga bana gusenga. Hari umuntu ugirwa n'ikibazo gusanga avuga cyane kuruta gusenga. Oya, ndakugira inama ngushikaza ujye usenga. Mbonye gusenga kugira umumaro, mbonye gusenga gukingura ijuru, mbonye gusenga guhindura amateka y'umuntu, mbonye gusenga gushyiriza ahatari inzira, mbonye gusenga kubaka amagwa yagiye gusenyuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mugani mugaka batumvikana ariko ubaye imbere y'Imana ugasenga, Imana igahindura amateka yawe. Reka kitwishe duhanga abana amaso, duhanga abapfuma amaso, duhanga abaganga amaso, duhanga inshuti n'abavandimwe amaso. Ayiwe, mbonye Imana igira neza, mbonye kujya neza kw'Imana biva mu gusenga, biva mu kwinginga Imana, biva mu kuba imbere y'Imana, Imana igahindura amateka. Uyu munsi wa none inshuti yanjye gerageza itoze, biva mu kwitoza k'umubiri kujya umumaro mu bintu bike cyane, aho kwitoza k'umwuka kujya umumaro mu bihe bya none n'ibizaza nabyo. Reka nkubwire, yombaye imbaraga za none zikurinda bambaye imbaraga z'ikindi gihe, cya gihe ngo abadaba bagiye kuhagera abadaba bagiye kuhagera ubasha birahinduka, ngo abadaba bageraho abanzi babo ubasha. Uyu munsi wa none inshuti yanjye bigiye guhinduka iwawe, bigiye guhinduka mu muryango wawe, bigiye guhinduka muri famille yawe, bigiye guhinduka mu bana bawe, bigiye guhinduka mu rushako rwawe, bigiye guhinduka itegeko rigiye gupfa, rigiye bimanutse kuza guteza cyamunara ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Nuko kwa Moridekayi byahindutse kuko yabaye imbere y'Imana agasenga, nawe ujye imbere y'Imana usenge birahinduka. Itegeko rirapfa, itegeko rirakansoringwa mu izina rya Yesu Kristo. Uko mu ijuru hari Imana iva gusenga, mu ijuru hari Imana itagirenganya abantu bakurenganya, abantu bavuga ibyo bishakiye, abantu bakora uko bashatse, ariko mu ijuru hari Imana itagirenganya, mu ijuru hari Imana iva gusenga kwacu, mu ijuru hari Imana ijya itarabona ku butoni. Inshuti yanjye imbere y'Imana ukiranuke, aho abantu bareba naho batareba. Ubaha Imana aho abantu bareba naho abantu batareba. Senga Imana aho abantu bareba naho batareba. Si nko kugira ngo ubwire abantu ibyawe, kuki ubwira abantu ibyawe? Abantu ni abantu, umuntu ni umuntu, ariko mu ijuru hari kugira ngo wongere usenge ubwira Imana ibyawe, Imana yakuvirayo. Inshuti yanjye, nubwo bimeze gutya byahinduka, nubwo mu gihugu cyacu bimeze gutya, nubwo mu isi yose bimeze uku covid corona byaracitse hirya no hino, n'induru gusa. Mu bana bato ni corona, mu bakuru ni corona, mu bakecuru n'abasaza ni corona, mu rubyiruko ni corona, ariko uyu munsi byahinduka, ariko nakaza amahoro, ariko nakaza kuvuga neza, ariko nakaza umunezero mu izina rya Yesu Kristo. N'umubiri urimo corona uyu munsi virusi yasohoka, ishobora gusohoka mu izina rya Yesu. Turasohora iyo virusi mu mubiri w'umuntu wese ufite iyo virusi mu izina rya Yesu Kristo. Turahamagara imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo zeze zikureho imbaraga za corona mu mubiri wese ufite corona mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana muzima. Mana, tuhamagara ubwiza bwawe no gucyanuka kwawe. Reka amahoro yawe abe mu mitima yacu, abe mu mibiri yacu. Amahoro yawe agwire kandi agwize umunezero mu mitima yacu. Urakoze Mana, ngaho wese umugire neza, kandi buri wese waze kwifuza kwe. Reka Mwami wanjye ndagushimira, ndaguhimbaje, uri kumwe natwe kandi uteye kutugira neza. Mwami, mushimye kubw'iryo jambo, umugisha mwe wese uteze amatwi iri jambo, umugisha mwe wese uzayumva, mwe wese uteze amatwi, yaba Mwami w'abami urushye, yaba uremerewe, yaba urwaye, yaba utakaje ibyiringiro, Mwami w'urugo rwe rusenyutse, yaba agiye guteza cyamunara ibye, yaba uri wese wareba ikibazo afite, mu izina rya Yesu umugire neza, umugisha ushugusha kandi usendereye. Nuko byahindutse ku Bayuda, Mwami, Abayuda bari bagiye kurimbuka, ariko ngo bigahinduka. Reka muri urwo rugo bihinduke, utange amahoro mu rugo, utange Mwami w'abami, Data wa twese umunezero mu rugo,
utange kuganira mu rugo, utange mwami wanje data ibyabuze mu rugo, izina yakunze gushyirwa hejuru. Urakoze mwami, ubwo ndabisabira amahoro. Mana ndabona hari urugo mwami w'abami rugiye gusenyuka kuko kutumvikana. Yo ariko mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana yakubaka urwo rugo rugiye gusenyuka, mu ijuru hari Imana yakubaka izo ngo zasenyutse, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana muzima. Mana ubagiriye neza kandi ubaze kwifuza kwabo. Urakoze Jehova Jire, ishimwe cyo kabiri byawe twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana w'umugisha. Amazana Umutoni Peace, contact zanjye ni 0788 44 38 67. Ushobora kumpamagara cyangwa ukanyandikira kuri ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Iyo nomero iba kuri WhatsApp. Yesu aho umugisha mu izina rya Yesu, amen.